Ijambo ry'umunsi: ubutunzi n'amafaranga. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Luka igice cya 12 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku wa 21. Hari ikintu kigezweho none, ariko narebye na kera hose n'ubundi cyahozeho. Nukwirengagiza imiryango yacu, ubuzima bwacu, dushaka ubutunzi bw'isi ndetse n'ibyo twita ko ari ukubaho neza. Benshi muri twe twizera ko ubutunzi nyabwo ari ukugira amafaranga menshi cyane, amafaranga wenda ashobora kutugurira inzu kimwe n'ibindi bintu bitandukanye byose twifuza. Anga kandi tunatekereza yuko mu gihe umuntu nta mafaranga afite rwose aba ari umukene cyane. Imana ibona abantu bamwe na bamwe hano ku isi nk'abantu basajijwe no gushaka amafaranga, ndetse ushatse wanavuga yuko amafaranga ariyo bafata nk'Imana. Aba bantu babumva bayashaka bakayabona, bakayakoresha ibyo bashaka byose, bakayabika kandi bakababara cyane mu gihe cyose ntayo bafite. Uburyo Imana ibona ubutunzi nuko twayabona tukagura ibyo dukeneye, ubundi tukanafasha abandi. Ubutunzi ntabwo ari cyo kintu cyo guhimbaza, ahubwo ikintu cyo guhimbaza ni Imana. Imana iratuburira uburyo dushakisha amafaranga ndetse n'ubutunzi, cyane ko kenshi iyo tubikora dukunze kuyibagirwa. Ivuga yuko ariyo yonyine ikwiye kuba izingiro ry'ubuzima bwacu, atari amafaranga. Umutekano wacu reka ntituwushakire mu mafaranga, ahubwo tuwushakire ku ijambo ry'Imana. Yego nta muntu n'umwe ukingiye gukunda amafaranga, ariko dukeneye gusaba Imana ko yadufasha mu bintu byose turi gutekereza kugira ngo bitaza kubangama. Imana iguhe umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.